Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Pentecote Doreveye Philadelphia. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Dushima Imana iki gitondo, ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Turayishimiye rwose data byumve. Nta wundi ukora ibi, nta wundi utandukanye umucyo n'umwijima keretse Imana yonyine. Nta nuza inkingi zifashe ikirere ziri, niyo yabambye ijuru n'isi iravuga ngo nibibeho habaho umucyo n'umwijima. Rero yo yonyine yarivugiye ngo yitwa ndiho. Imana irahari, nuyishaka uzayibona. Ikunda abayikunda n'abayishakanye umwete barayibona. Turabasuhuza mwese ngo mugubwe neza inshuti zacu, abakunzi mwese ba Kristo. Imana y'amahoro ibishimire. Abadusengera, abadushyigikira kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere, mwese tubifurije amahoro y'Imana. Hari n'ababyifuza ntibabishobore ariko bose data ajya bagirira neza. Turashimira Imana cyane, ni Imana ishobora byose. Tuyishimiye kugira neza kwayo. Abakunzi ba Pentecote mwese data ajya abaha umugisha, natwe turabazirikana. N'abatubwira ko hari icyo Imana yakoze mu byo tuba twasengeye aha, mwese kandi data ajya bagirira neza. Uyu ni umunsi mwiza rero, reka dusenge twakira umukozi w'Imana, umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka tumusengere kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Urakoze nyiribihe, urakoze data wa twese. Tugushimiye ubuntu tugirira n'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugushimiye igitondo cyiza kirimo amafu, kirimo amahumbezi. Tugushimiye ineza yawe ituriho, kuba twabyutse bikemera n'ubuntu watugiriye. Ibyo turabigushimiye. Tukweretse umwanya w'ijambo ryawe, duheje imbaraga zose zaje ahagura imitima y'abantu, imbaraga zakiranye imitima y'abashaka kumva ijambo. Umwuka wose utari uw'Imana tuwutwikishije umuriro w'Uwiteka. Mu izina rya Yesu tukubise hasi ibyishyira hejuru, turabikubita hasi. Umuriro w'Imana utwika ukongore ibikinira mu kirere no ku butaka, ibyatuma abantu barangara ntibamenye umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Reka uyu mwanya ukize indwara zikomeye, ukureho impfu z'amarabira, ukureho akaga n'amakuba. Abashobewe, abashonje, abarwayi, abihebye, abari mu kato, abari bonyine, abumva ntawe ubitayeho, Mana ubasanga ubagirire neza. Buri muntu wese umugirire neza. Ijambo ryawe risohoze ikirizanye. Umukozi wawe turamusengeye, umukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Urakoze, tumuteretse mu bise by'amaraso ya Kristo kugira ngo umwiteho ni mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze. Turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibaho umugisha. Tunejeje n'Uwiteka kuko yatwemeye tubashe kongera kugaruka mbere y'ubwiza bwayo, tuganira kubwo butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ni nziza kuri twe, kandi turiyo kubw'Imana. Kuryama no kubyuka ni Imana. Niyo mpamvu tutabura kuyishima. Tubanje kuyishima iki gitondo kubwo burinzi bwayo n'urukundo rwayo ku buzima bwacu iteka ryose. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga kuri Zaburi 118. Turasoma mirongo wa 5 tumanuka hasi. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka anyitaba, anshira ahantu. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banje. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Murongo ukurikiraho, guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Amahanga yose yarangose, mu izina ry'Uwiteka ndayirimbura.
ndayirimbuka. Yarangose ni koko yarangose. Mu izina ry'Uwiteka ndayirimbura. Bangose ng'inzuki. Bazima ku muriro wa mawa. Mu izina ry'Uwiteka ndayirimbuye. Ayo niyo magambo tugiye kuganira kubw'iki gitondo kiza Imana yadushize ku mutima. Turashimye nk'uko nabivuze kuko turiho. Umutwe w'ijambo tugiye kugiranamo inama ni kuvuga iki? Uri mu mubabaro wakora iki? Kigiye uri mu bibazo, kigiye uri mu bibabaro wakora iki? Njyewe nashubije hano, mu gihe turi mu bibazo cyangwa turi mu bibabaro, ni gushaka Uwiteka abe ku ruhande rwawe. Gihe cyose uri mu bibazo bigusabamo gushaka Imana abe ku ruhande rwawe, kuko mu gihe Imana iri ku ruhande rwacyo twanesha. Imana iri ku ruhande rwacyo ntacyo tuzaba. Imana iri ku ruhande rwacyo ubutsinzi buragaragara. Niyo mutwe w'ijambo. Igihe uri mu mubabaro wakora iki? Ni gushaka Uwiteka akaba ku ruhande rwawe. Mwami Dawidi yatwandikiye ayo magambo niyo tugiye kuganira. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Kigiye uri mu bibabaro wakora iki? Ni ugushaka Uwiteka abe ku ruhande rwawe. Mu gihe Imana iri ku ruhande rwacyo ubutsinzi bugomba kuboneka. Nuko ari ibibazo bitunaniye twebwe abantu, nuko ari bidukomereye twebwe abantu, nuko ari bituhangayishije twebwe abantu, ariko Imana ibaye ku ruhande rwacyo, Imana itwishimiye, Imana iturebesha amaso yayo, twanesha. Kuko twabonye abatubanjirije barwanya urugamba, igihe bari bahuye n'ibibazo barasenze bashaka Uwiteka, Imana iba ku ruhande rwabo. Dufata urugero nka Danieli, bamushize mu rwobo rw'intare, kuko Imana yari ku ruhande rwe, intare ntabwo zabashije kumurya. Dufate nk'abameshaki, Shadraka na Abednego, kigiye bari mu bibazo bibakomere, bo biringiye Uwiteka, nuko babajugunye mu tanuru y'umuriro, Imana ari ku ruhande rwabo, nta kindi umuriro wabatwaye. Natwe mwibibiye bibazo birahari, buri muntu afite ibimuhangayikishije, buri muntu afite ibimukomereye, ariko inama twakugirira iki gitondo ni ugushaka Imana ikaba ku ruhande rwawe. Mu gihe Imana ibaye ku ruhande rwawe uzanesha urugamba. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba. Gihe cyose turi mu bibazo, mu gihe cyose wambaje Uwiteka, Uwiteka ntabwo yagukoje isoni, Uwiteka agomba kukwitaba. Dawidi aravuga ayo magambo. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba, anshira ahantu. Ntabwo yakureka. Uwiteka aritaba. Mu gihe tumuhamagaye, turi mu bibazo, turi mu bikomeye, Uwiteka aratwitaba kandi atushira ahantu. Uwiteka ari mu ruhande rwanje, sinzatinya. Mwumva kundi umwami Dawidi yo yahamije hano. Mu gihe cyose Imana iri ku ruhande rwawe, si ngombwa utinye. Iyi minsi turimo turasakuza, turatinya, nuko tutashaka Imana ibe ku ruhande rwacyo. Abantu benshi barasakuza baravuga Imana, ariko ntago barashaka ko Imana ibe ku ruhande rwabo. Nta kureka ibyaha kuraba, nta kwizera Imana nguko bikwiriye, nta kubaha amategeko y'Imana nguko bikwiriye. Mu gihe tutubaha Imana, tutashaka Imana nguko bikwiriye, menya ko Imana ntago yaba ku ruhande rwacyo. Kandi mu gihe Imana itari ku ruhande rwacyo, twaneshwa. Yesu atufashe kandi adushoboje. Bibazo rabifite, ibikuremere birahari, ibituhangayikishije birahari, ariko niki twakora mu gihe tuhuye n'ibyo byose? Tugomba gushaka Imana ibe ku ruhande rwacyo. Kandi mu gihe Imana iri ku ruhande rwacyo, navuze ko twanesha.
Uwiteka ari mu ruhande rwanje sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Imana ibe ku ruhande rwawe, watinya iki? Nize ko n'umwana w'umuntu ntacyo yagutwara. Tutinya abarozi, tutinya abajura. Ariko ibyo byose nuko tutarashaka Imana ibe ku ruhande rwacyo. Imana ibaye ku ruhande rwacyo, ntacyo muruzi yadutwara. Dore batangira kuroga abandi kuva mu mwaka utangira kugeza mu kwa 12, bakuroga. Kandi umujura cyangwa murozi azanwa no kwica no kurimbura. Ariko kuko Imana iba ku ruhande rw'abantu bayo, dusanga turangije umwaka turi bazima. Kubwo imbaraga zayo, kubwo bushobozi bwayo. Ndukangakishijwe n'ibibazo ufite, shaka gusa Imana ibe ku ruhande rwawe, uzabona kunesha, uzabona gukomera kw'Imana. Yesu atushigikire itorero ryayo, Yesu atushigikira abakozi b'Imana. Uwiteka ari mu ruhande rwanje, arandabara. Igihe cyose Imana iri ku ruhande rwacu, aradutabara mu bibazo byose tuhura nabyo. Nico gituma nzabona icyo shimira abanzi banje, kuko Imana ari ku ruhande rwanje, Imana irantabara. Ibyo bizatuma nshimira abanzi banje ko ibyo mwakoze nta kintu na kimwe byantwaye. Ndashimira Imana kuko yabaye ku ruhande rwanje. Kuhungira kuwiteka kugira umumaro. Imisi se abantu murimo kuhungira ku Mana mugiye muhuye n'ibibazo. Bamwe barimo kuhungira mu bapfumu, bamwe barimo kuhungira simbizi mu bindi bihugu. Ariko Dawidi aratubwira kuhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Kuhungira kuwiteka mu bibazo ufite kugira umumaro kuruta kuhungira ku bantu. Kuko ejo nejo mundu yananirwa, ejo nejo mundu imbaraga afite byamushirana. Ariko nimba tuhungiye kuwiteka kwatugirira umumaro. Reka gusakuza, cya bugufiya, kiranukira Imana, shaka Imana, kunda Imana, wumviriza amabwiriza y'Imana, wishire mu bikorwa. Imana ibe ku ruhande rwawe, ibiza kuhagurukira byose. Kuko Imana iri ku ruhande rwawe, uzabasha kunesha. Ubukene ntago bwica umuntu, ubushomeri ntago bwica umuntu. Tushake gusa Imana ibe ku ruhande rwacu. Kubwo ubukene, kubwo ubushomeri, kubwo kudashaka, abantu benshi barimo kwitandukanya n'urukundo rw'Imana. Kandi mu gihe twitandukanye n'urukundo rw'Imana, nta bundi bubasha twabona zo kunesha urugamba. Yesu ashimwe. Murongo ukurikiraho, kuhungira kuwiteka kugira umumaro. Dawidi aracyatubwira gusa yo inyungu twabona mu kuhungira kuwiteka ko kugira iki umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Kuhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Ushaka kwiringira abantu, ejo ye kumuhamagara kuri telefone wasanga kompoze, ejo nejo nawe yahura n'ibindi bibazo. Ariko wungiye ku Mana kugira umumaro bene data mu nzira nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu ndagusabye uyu munsi wongere tena ushira imbaraga mu kwiringira Imana, wongere ushake tena zindi imbaraga yuko witeka yaba ku ruhande rwawe. Yesu ashimwe. Amahanga yose yarangose. Dawidi ahuye n'ibibazo, abona nkuko amahanga yose yamugose. Mu izina ry'Uwiteka ndayarimbuka. Mahanga yose yaramugose. Nize ko icyo gihe wabona gusa nta bundi buhungiro, ndapfuye birarangiye. Ariko kuko yahungiye kuwiteka kwamugiriye umumaro, akora iki? Hano avuga ko ndayarimbuka. Bangose ng'inzuki. Inzuki nta kundo wayihunga. Ahagarara aratanga urugero buryo amahanga yamugose ng'inzuki. Bazima k'umuriro w'amahwa. Mu izina ry'Uwiteka ndayirambuye. Ibyo byose muri urugendo kuva wavutse kugeza uyu mwaka, nimba uri mu 20, nimba uri mu 40, nimba uri mu 60,
byose ntabwo byakubereye iminsi myiza cyangwa umwaka mwiza. Ari igihe umuntu agenda ahura n'ibibazo birenze ubwenge bwe, birenze ubushobozi bwe, birenze imbaraga ze. Hari igihe abantu bashaka kukuhagurukira, hari igihe uburwayi bushaka kukuhagurukira, ibibazo by'ubuzima bituhangayikishije, ibibazo by'ubukene. Ariko ibyo byose nuko wahura nabyo siyo byatuma uhindukiye ureka Imana, sibyo byatuma uve mu bushake bw'Imana. Niyo misi ishize navuze ko bigeragezo ntago byatuma tuve mu bushake bw'Imana, ahubwo bigeragezo bikomeza umugenzi mu rugendo rw'ujya mu ijuru. Mu gihe byose uhuye n'ibyo byose, ushake gusa Uwiteka kuba mu ruhande rwawe, kuko mu gihe Imana iri ku ruhande rwawe ikuha imbaraga zo kunesha bikugerageza, cyangwa se kubwayo wenyine ituneshereza ibitugerageza. Tureke gusakuza, tureke kuyikura mu maboko y'Imana. Iyi misi abantu barimo kuyikura mu maboko y'Imana, bakagirana amasezerano na Satani, bakemera gukorera Satani. Ariko Satani ntabwo ari we waremye isi n'ijuru. Waremye isi n'ijuru ni Imana. Imana niyo tuha mwuka wo guhumeka. Tugomba kuhesha Imana yacu agaciro, tugomba kumenya ububasha bw'Imana. Nimba uriho ni kubw'Imana, nimba wavutse ni kubw'Imana. Kuki utashaka gukorera Imana? Kuki udashaka kugirana amasezerano n'Imana yo kutayivaho, yo kutemukira Imana? Ariko bona abantu barimo kuva mu bushake bw'Imana bakagirana amasezerano na Satani. Se bizakumarira iki? Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu yavaye. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, twanesha ibitugerageza. Nimba wahuye n'amakuba, nimba wahuye n'ibikukomereye, wowe ushake gusa Uwiteka. Kandi mu gihe ushaka Uwiteka azaba ku ruhande rwawe. Kandi Imana ibaye ku ruhande rwawe, watsinda ibikugerageza. Yesu ashimwe. Twatanze urugero rwa Danieli, cyangwa reka tuvuge ku bya Paulo na Sila, cyangwa twavuga ku bya Meshaki, Shadraki na Abednego. Bahuye n'ibibazo, banga kupfukamira igishushanyo, barihesha Imana yabo agaciro. Bavuga ko Imana tukwiye gupfukamira nimwe iba mu ijuru. Mana basogokuruza bakoreye, Mana basogokuruza batwigishije. Iyi misi abantu barimo gusiga muremyi wabo, bajya gukorana amasezerano na Satani. Niyo nkunda kuvuga ko Mana aremye isi, nta musanzu n'umwe Satani yakozemo, nta bufasha n'umwe Satani yahaye Imana. Byose byari mirimo y'amaboko y'Uwiteka. Mana yaturemye mu ishusho ryayo, tumeze nk'abamarayika ku isi. Yemwe bene data, kuki murimo kuva mu bushake bw'Imana? Kuki murimo gutera Imana umugongo? Mureke dushake Imana kuba mu ruhande rwacu, kandi Imana ibaye mu ruhande rwacu, tuzatsinda bitugerageza, tuzanesha bitugerageza. N'umusumwe impanda ivuze, tuzabona ubugingo. Va mu bidatunganye, subira ku mwanya wawe, korera Imana, Mana izakugirira neza. Ariko nukwita tugirira neza, mwareka tugashaka ko musumwe tuzabona ubugingo buhora. Bizakumarira iki? Kigali yose tufata urugero, bayiguhaye, ibirimo byose bikaba ibyawe, ariko umunsi umwe uze kubura ubugingo buhoraho. Umunsi umwe impanda ize kuvuga usigare. Ariko turacyakinisha agakiza, ndabona turagakinisha. Imisi ubona abantu basenga, abantu bavuga Imana, abantu bahagarariye Imana ku isi, buhamya ni zero. Buhamya bwabo ntago bwera imbuto nziza. Kandi Yesu yaravuze ko abanje muzabamenyera kubw'imbuto zabo. Se iyi misi mbuto zacu zitugaragaza ko turi abakozi b'Imana, zitugaragariza ko Yesu nagaruka tuzabona ubugingo. Turakina, turacakina, ariko uwo munsi itorero nirimara kugenda, muzareba ibyago n'amakuba, muzareba ibibazo, abakinishije agakiza, abavuye mu bushake bw'Imana. Uyu Satani arimo kushukashuka abantu, azabakana, nta bubasha azabagifite. Itorero rimaze kugenda. Yesu atushigikire kandi Yesu adufashe. Mureke dushake, dutwatinyishwe n'ibibazo tubura nabyo, tuyihangana ariko dushake Imana.
nitumara gushaka Imana, Imana izaba ku ruhande rwacu. Imana ibaye ku ruhande rwacu, ijambo riratubwira ko umubisha wacu azavayo. Yesu atushigikire. Reka dusimbuke kuri indi jambo ry'umwami Dawidi. Uyu mwami gerageza kumwigaho. Yaragerageje kubaha Imana, yagerageje kuhesha Imana agaciro. Imisi turavuga Imana ariko turayifata nk'isogokuru. Turafata Imana nga sogokuru. Usanga benshi mu miryango ntago bubaha abasogokuru, bababona ko n'abantu badakwiriye. Ariko isogokuru yize byinshi gukurushaho. Imana niwe muremyi wacu. Imana niwe watuhaye ubwenge. Imana niwe utuma ko tubeho. Ariko bona ntago tuhesha Imana agaciro nk'uko bikwiriye. N'abayivuga bayivuga gusa ku rurimi, ariko mitima yabo iri kure. Dawidi aravuga iki? Zaburi 146 murongo wa mbere tumanuka hasi. Umutima wanjye shima Uwiteka. Mu gihe cyose maze kumenya Imana n'imirimo y'Imana yagukoreye, kuko yakuremye mu ishusho ryayo, ko yakuhaye umugisha ku isi, ko umunsi umwe uzajya kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru, wayihesha agaciro. Dawidi aravuga mutima wanjye shima Uwiteka. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Kiremwa muntu twese tugomba kuhora dushima Imana, kandi igihe cyose ukiriho ku isi ugomba gushima Imana. Rimwe na rimwe mbona mu materaniro abazwa abantu bakwiriye gushima Imana akabura abantu, kandi iteraniro rifite hafi abantu barenze 100 cyangwa 50. Bose barimo kuhumeka muka w'abazima, bose bafite amatwi, bafite amaso abiri, bafite ururimi bavuga, bafite amaboko abiri, bafite amaguru abiri, ariko akabura mundu, akabura numwe ufite ishimwe. Se buriya tumenya mirimo myiza Imana dukorera? Cyangwa se ugasanga ayandi materaniro bashima gusa igihe Imana ibahaye, bashima gusa igihe Imana ibagiriye neza. Ariko Dawidi uyu nguyu tena navuze tugomba kumwigiraho. Yavuze ijambo mu byago no mu makuba tuhore dushima Uwiteka. Nimba uriho uri muzima umeka muka w'abazima, washima Imana kuko utari kimwe n'umuntu uri muri bombone. Ariko muzi ugeze ku rwego rwo kuba muri bombone, abari hanze bamenya gusa ko ibyawe byarangiye. Ugeze ku rwego rwo kuvuga ko ejo uzabagwa, nawe kubwawe ubona gusa ko ndapfuye birarangiye. Ariko umuntu ari muzima akwiriye gushima Imana kuko ariwe muremyi we. Dawidi aravuga ko mutima wanjye shima Uwiteka. Se mutima wawe uzuye amaganya gusa, mutima wawe nukutotombera Imana gusa, ariko mitima yacu igomba gushima Uwiteka. Nzajya nshima Uwiteka ngiriho, kuko dupfuye ntago twashima Imana, tugeze ku mabombone ntago twashima Imana, tugeze ku maserumu ntago umuntu yabasha kubona ububasha bwo gushimira Imana. Ariko ukiriho ukuriye gushima Imana. Nzajya ndiririmbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Gushima, kuririmbira Imana mu gihe ufite ubugingo ni ikintu kimwe gihesha Imana agaciro. Kandi byose bikore mu buryo bwo kwezwa, kandi byose bikore mu buryo bwo kwiyubaha. Ndugafata Imana nk'ikintu, ndugafata Imana ng'umuntu. Oh, haleluya, amen. Mundu uzarebe no mu bibanire yacu twebwe abantu, mundu amaze kukumenyera akwita yandi mazina. Mundu amaze kukumenyera nta gaciro aguha, nuko waba bose we, nuko ari we umutunga, akubona bakuhindurira amazina. Dore Rubyogo araje, dore Kadogo araje, dore Kasongo araje. Ariko Imana suko twayifata, nitukagereranya Imana n'umuntu. Imana ishatse ku muntu umwe yahindura isi ikahinduka umwijima. Yesu atushigikire mu bibazo turimo kuhura nabyo ku isi.
bidusabamo gushima Imana mu byago no mu makuba, tukahesha Imana agaciro, kuko Imana ishobora kwemera uhure n'ibibazo, Imana ishobora kwemera urware, Imana ishobora kwemera ukene, Imana ishobora kwemera uhinge utabona umusaruro, ariko nyuma y'ibyo Imana ishobora kugushimvura tukahinga tukabona umusaruro. Imana ishobora kugukiza bwa burwayi, yemere kibi kitubeho, kandi ariyo yemera tena kibi kituveho. Haleluya! Ubwo ni ububasha bw'Imana. Kandi mu gihe Imana yafunze, niyo mu kindi gihe niyo igomba gufungura. Mu gihe ifunze nta muntu ufite ububasha bwo gukingura. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Wenda ukahure n'ibibazo, ureke gushaka Imana, ureke Imana ibe ku ruhande rwawe. Iyo niyo myambi Satani arimo kuturasa mu iminsi. Ariko bene data, ndabasabye tena mukomere, mushikame. Mu gihe cyose huye n'ibyago n'amakuba, mu gihe cyose mu bihe bigukomereye, shaka Uwiteka. Kandi mu gihe ushatse Imana, izaba ku ruhande rwawe. Imana ibahe ku ruhande rwacu, ituneshereza bitugerageza. Imana iri ku ruhande rwawe, wagukiza bwa burwayi bumaze imyaka. Imana ibahe ku ruhande rwawe, yahesha agaciro diplome yawe cyangwa se lisansi yawe. Yesu ashimwe. Murongo ukurikiraho Dawidi aravuga iti, ndimukiringire abakomeye, cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Ndimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Bigaragara ko agakiza gafite agaciro k'umuntu wese wakiriye agakiza mbere y'Imana. Byiringiro byacu si ngombwa bibe ku bantu kubakomeye cyangwa se abadafite agakiza, ariko arakadomo. Imisi usigaye usanga abafite agakiza nabo ntago bahesha Imana agaciro, ntago bahera imbuto z'agakiza. Kandi twavuze ko Yesu yaravuze, abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Se nimba utubwiye ko wararokotse, ariko tukabona mu biba urimo, mu bavugwa bibi urimo, mu bateranya urimo, mu badakunda bene se urimo, mu bakira abandi urubanza urimo, buriya ni imbuto z'agakiza zikurimo. Mureke tuhinduke, mureke tuhinduke. Tutazi munsi n'isaha mwami wacu azaza, ariko ubu ngubu Yesu ari ku rugi, arimo arakomanga. Yesu arimo arakomanga. Bene data, mureke tuve mu byaha. Ndabona iminsi abakristo bamaze kumenyera ibyaha, abantu bavuga Imana batareka ibyaha, abantu bigisha abandi ariko bo batareka ibyaha, abantu bayobora abandi ku murimo w'Imana ariko batatandukanywe n'abandi. Ariko iyi minsi si iminsi yo gukina n'agakiza, iyi minsi ni iminsi yo gutunganya, kuko abazagera mu ijuru bazaba bari intwari, bemeye kutaka ibyari inyungu byahinduka kuba igihombo, bemeye gusuzugurwa. Kuko iyi minsi abantu bakiriye Kristo barimo kubabona ko nabapfapfa n'abantu badafite ubwenge. Ariko ndagukanguye tena uyu munsi, shaka Imana kuba mu ruhande rwawe, bizakuhesha inyungu nyinshi ukiri hano ku isi. N'umunsi umwe uzabone ubugingo buhora. Isi irarangaza abantu, amafaranga irarangaza abantu, ibyubahiro birarangaza abantu, ariko Yesu yaje ku isi mu buryo bwo gucisha bugufi. Aremera gusuzugurwa, aremera gutukwa, aremera kwambika ikamba rw'amahwa, aremera kwikorera umusaraba, aremerwa kubambwa, aremerwa kwambika ubusa, aremerwa gushinyagurirwa ku musaraba, aremerwa kukubitwa ngo ku rubavu, amazi n'amaraso ye nameneka. Kandi ibyo byose bitubwira ko nta cyana kimwe yarafite, yazize ibyaha byacyo. Ariko muri urugendo rw'agakiza uricara, nanjye nicara, tugatekereza ibyatumye Yesu Kristo ashyirwa ku musaraba. Ni kubw'ibyaha bye cyangwa se ari ibyaha byacu? Kuko twebwe abavuga Imana turacyamusubiza bwa kabiri ku musaraba, kuko ise turacyatukisha izina ry'Imana, kuko ise turacyatuma abantu batahesha agaciro izina ry'Uwiteka. Ibyo byose reka tubikore, ariko hari umunsi w'amanota.
munsi wa proclamation Yesu azagaruka, abayikoreye neza, abayihesha agaciro, niyo bazagenda kubana nawe. Yesu atushigikire. Bizatumarira iki? Kubaramya katumaze mu gakiza, ariko Imana ivuze nsigare. Kandi buri munsi wa gatandatu mbahano imbere yanyu, mbabwira imbaraga z'Imana, mbabwira ububasha bw'Imana. Turashaka umugisha, ariko mbere ya byose dukiranukira Imana. Imana itatuhaye umugisha, ntago imbaraga zacu zatugeza ku rwego twifuza. Reka tukomeze ku murongo ukurikiraho. Uvuga murongo wa 4, Zaburi 146. Umuka we umuvamo agasubira aho twasomye. Reka dusubire ruguru gatoya. Ndimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe. Uwo munsi imigambi ye igashira. Uwo dukwiye kwiringira ni Imana yonyine, kuko twiringiye abakomeye, twiringiye udafite imbuto z'agakiza, hari umunsi umuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe. Nuko turi ku isi, hari umunsi umuka uzatuvaho tugasubira mu butaka twavuyemo. Uwo munsi imigambi ye igashira. Yesu atushigikire. Ahirwa ufite inama, ahirwa ufite Imana ya Yakobo, uho umutabazi we. Ahirwa wa mundu ufite Imana ya Yakobo akamubereke umutabazi we. Mu bibazo byawe byose navuze, ibyanje byose mpura nabyo, mureke dushake Imana kuba mu ruhande rwacu. Mureke dushake kuba Mana ya Yakobo iri hafi yacu, kuko ariyo ufite bubasha bwo kuturengera, ariyo ufite bubasha bwo kutukura ku cyavu, ariyo ufite bubasha bwo kutugushiriza imvura, ariyo ufite bubasha bwo kutuhesha umugisha, ariyo ufite bubasha bwo kutuhamuka wo kumeka, ariyo ufite bubasha mwanya twaryamye tukongera tena tukabyuka kuba bazima. Simbizi hari igihe ubona umusore akiri mu myaka 10 ataruzuza 18, arengeje 18, 20 n'igice, 30, ubona agenda kandagira ubutaka, ashira bitugu hejuru, abona ko arakomeye, abona ko niwe afite imbaraga. Ari oya, cyubahiro ni cy'Uwiteka, kuko hari umunsi umwe umuka wo mundu uzamuvamo agasubira mu butaka bwe. Nidusubira mu butaka bwacu tutahesheje Imana agaciro mu gihe twabaye ku isi, tutakoreye Imana. Mbabazwa n'abantu barimo kwiratarata gukorera Imana, ariko ugasanga mbuto si nziza, buhamya si ubwiza. Benshi biyoberanije ku murimo w'Imana, mirimo yabona kwangiza murimo wa data. Mana ingirira imbabazi. Kadukomeze murongo wa 5 turangirizaho. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo, niyo twasomye wa 6. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Bitusabamo kugira Imana ya Yakobo abe mutabazi wacu, tukiringira Imana kumanywa na nijoro, bizatugirira umumaro. Niwe waremye ijuru n'isi. Nababyano Satani, nuko bandu benshi barimo kuyoboka Satani, ariko mu kurema isi n'ijuru ntago yarariho, nta n'umusanzu n'umwe yakoze. Hano Dawidi aratubwira ko kwiringira Imana ya Yakobo. Ahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi. Nta mundu. Nimba tuvuga ko igihugu cyacu ni igihugu cya misozi igihumbi. Iyo misozi igihumbi yashizwe n'Imana.
Yesu ahabwe icyubahiro. Natwe tukwiriye dufata urugero, twebwe abanyarwanda tukwiriye kuba tuhesha Imana agaciro, kuko niwe waturemeye igihugu kirimo misozi igihumbi. Mana warakoze neza, twese tukayubaha, twese tukagendera tukakora umurimo wayo nguko bikwiriye, bizahesha Imana yacu umunezero. Mana izatwishimira, Mana izatuhesha umugisha, Mana izagusha imvura y'umugisha, abahizi bahinge babone umusaruro, hatari kuhindukira bigirwamana, hatari kuva mu bushake bw'Imana kuhiringira ibitagira umumaro, ibifite amatwi bitumva, ibifite amaso bitareba. Ibyo nta kintu na kimwe byatumarira. Yesu atushigikire kandi atubabarire, twiringire Imana ya Yakobo. Akomeza umurava iteka ryose, akomeza umurava iteka ryose. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Muto w'ijambo twavugaga ko mu gihe cyose uhuye n'ibyago n'amakuba wakora iki? Nashaka Imana ikaba mu ruhande rwanjye, kuko Imana ibaye mu ruhande rwawe uzanesha bikomeye. Imana ibaye mu ruhande rwawe ntago wapfa gupfa. Imana ibaye mu ruhande rwawe izasohoza ibintu mwitwa amasezerano. Bantu benshi baracumuzwa n'amasezerano, ariko ntago bagishaka Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Se wawe isezerano ry'Imana, urananiwe kwihangana, ujya kwambara biyeko, ujya kuba bakushiremo indasago, wavuga ko uracyari kumwe n'Imana. Wishingiye kandi wari ufite isezerano, uracyari kumwe n'Imana. Tugereranye, tugira ubwenge. Mana kuva ryari natangiye gukorera Imana, Mana ariko reba neza mikorere yawe n'Imana, mibanire yawe n'Imana. Ibyo byadufasha muri biye bya nyuma. Imana ibaye mu ruhande rwacu, mubisha wacu yavaye. Imana ibaye mu ruhande rwacu, yatuneshereza bitugerageza. Imana iri mu ruhande rwacu, yaturinda ibyago n'amakuba. Imana ibaye mu ruhande rwacu, izatukomeza kugeza aho Yesu azaza kujyana itorero. Tekereza iyererezo ryawe. Nagaruka akatusanga twavuye mu bushake bwe, nagaruka akatusanga twagiranye amasezerano na Satani, se tutekereza ko tuzabona ubugingo? Mana gufashe, nanjye Mana mfashe. Numva twagarukira hano muri biye turimo, inama nziza twakuzaniye, wihanganira ibibazo ufite, ariko ushake Imana. Kandi mu muntu wese ushaka Imana, Imana yamubera ku ruhande rwe. Imana ibaye ku ruhande rwacu, ubwo burwayi umaranye nayo myaka myinshi yagukiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi bashoboje. Dukomeze dusabira. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Mureke twikomeze ku Mana, mureke twikomeze ku Mana. Ijambo ryatubwiye ngo mu mubabaro wanjye, mu makuba yanjye natakiye Uwiteka, ngo Uwiteka anshyira ahantu hagari, aranyumva, ankura mu kazitiro, ankura mu bibazo. Ni ukuvuga ngo yatakiye Imana ari mu makuba, Imana iramwumva, imushyira ahantu hagutse, ahantu h'amahoro, ahantu h'umucyo. Mureke dutakira Imana, bariyo duhanga amaso. Sinzi uko uhagaze, n'ijambo rye ryose, ntabwo ijambo ry'Imana ryamanuka ku busa. Iri jambo ni iryawe, iri jambo ni iryanjye. Mureke dutakira Imana mu makuba yacu, mu bibazo byacu, mu burwayi se, mu bushomeri se, sinzi uko waba umeze, ariko no mu byiza tujye tuyishima, tubiyereka bariyo tuyereka. Reka dusenge, twereke Imana tuyishimira kubw'ijambo. Kandi iri ijambo ry'Imana ni umuhigi, rirahiga, rigende risohoze ikirizanye, rigende risohoze ikirizanye. Urakoze Mana yacu, iri ni ijambo ryawe. Dawidi yavuze ko yabitse ijambo mu mutima kugira ngo atagucumuraho. Reka iri jambo risohoze ikirizanye, hagira umubyeyi ugutakira,
hagira umugabo ugutakira, hagira umusore n'umukobwa bataka bakwereka imibabaro yabo, hagira umuntu wese uri mu bibazo aba ari wowe wabyereka mu izina rya Yesu. Hagira umuntu ufata ingamba zo kugukurikira, hagira umuntu ufata ingamba zo kukwereka umubabaro we, kuko ari wowe ushobora byose. Urakoze, iri jambo rikize imitima itentebutse, imitima icitse intege, imitima irwaye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni umucyo, rimurikire buri wese. Ijambo ryawe rikiza abarwayi Mana, abarushye n'abaremerewe, abacitse intege, abasubiye inyuma, abatagifite ibyiringiro, buri muntu wese akubone. Turabasengeye kandi Kristo w'i Nazareti, tukweretse ababivuyemwo bumva baranamutse kubw'ibihe babahagazemwo, ubongerera imbaraga, ubahongere, ubandukure mu gitabo cy'abarimbuka, wandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Kristo, ko uri umunsi w'imbabazi. Uyu ni umunsi w'imbabazi, abarwayi bagiye gukira indwara zikomeye. Uyu ni umunsi w'imbabazi, imbohe zigiye kubohoka, ibisenzegeri, ibipfamatwi, buri muntu wese uguhanze amaso agiye guhura nawe. Urakoze, tugushimiye ijambo ryawe, dusengeye abakozi bawe, dusengeye itorero, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, dusengeye abashumba, dusengeye abera bose, kugira ngo urusheho kubagirira neza. Abarwaye indwara zitandukanye, Mwami Yesu, wanyeretse umuntu urwaye umusaya w'iburyo, ikiganza cyawe kihakore. Uyu muntu ufite uburibwe bwo mu musaya w'iburyo, umuhagarikire ubu buribwe, abashe kuba muzima. Umuntu uri mu kazitiro, uri mu gahinda, uyu muntu wabuzuwe, imbabazi z'Imana zongere zimugarukeho. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibishimire kandi Imana ibahe kwitakira no kwihanga amaso. Ntukiringire umuvandimwe cyangwa umukunde, umwereke urukundo, ariko ntukamuhanga amaso. Amaso ujye uyahanga Imana, niyo yonyine ishoboye. Hari igihe uba uhanze amaso nawe adashoboye. Rero mureke duhange amaso Imana. Imana iha umugisha umukozi wayo. Reka tubahe telefone tuze kubasengera. Hari n'ubundi bujyanama, se ni gute umuntu yakwiringira Imana gusa, ni gute ariyo yonyine yahanga amaso, yabona izo mbaraga gute? Iyo tubasengeye tunabagira inama mu buryo burambuye. Uyu munsi murahamagara ku murongo wa Airtel Tigo wonyine, muwukoreshe, uraza kuba uriho. Murahamagara kuri 07 2 74 34 93 1 07 2 74 34 93 1, kugira ngo tubashe kuba nyuma n'umushumba nawe reka bahe telefone kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. Ni 07 39 754. Murakoze, Mana ibagi Philadelphia, Imana iratsinda.